ukuntu yansizeyo yabeshya abana ko agiye kubagurira imineke kuko ntago yari kubwira mukuru we ngo mpasize umwana byemere ahubwo yesa ntereka aho ngaho batekeraga ndeba uko kubandwa babarwaga ndeba bakundi bafataga intango yahise ashaka undi mugore ashatse undi mugore amuzana mu nzu imwe iri ubwo rumva nakazu k'ikigoyi kakera aho ngaho muri bicumba aho bare batuye bivuze ngo abagore babiri mu nzu imwe ukiraho rero ubwo buri muntu wese noneho mu itorero abo wejejwe muri ryo yes mu rwego rwo kugira ngo abantu ibi turabivuga kugira ngo abantu batandukanye ibyo bita imyemerere n'imyumvire y'abantu. Reka twongere tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana bavandimwe. Wongeye kubaramutsa ni JP yo burya iyo mvuze JP mbavuze Jean Paul, andi mazina ni Kimanuka, abantu bamenye ku mazina ya Kimanuka mu muziki. Hanyuma bavandimwe ndumva ntangiranye ibyishimo cyane kubera ko nimuza kureba neza kuri kamera za Manu TV. Manu Rwanda TV bivuze ngo ni Manu ibyo kurya bije mu Banyarwanda ariko biturutse he hejuru nangeze ngo ni Manu iturutse muri TV oya nibyo kurya biturutse hejuru. Hanyuma muratwumva kuri kamera za Manu Rwanda TV nibyo yego ndetse na Iyera TV na Elayo TV. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo nimuza kumva ibintu byose byati wongeyeho TV hanyuma mukabona abagabo bicaye imbere ya kamera nimuze gutungurwa. Twasanze twaritegereje turareba dushingiye ku ijambo ry'Imana dusanga abarokore twatakaje urugingo rwitwa ubumwe. Amen. Hari group imwe nigeze kwita Unit of Powerful. Ubumwe nizo mbaraga zuzuye cyane. Hari igihe twigeze kuganira gatoya n'umuvandimwe umwe aza kumbwira ati abarokore ngenda banga, niko yigeze kumbwira ati ndabanga kandi ikintu gituma mbanga abarokore ntibakundana, ati amagambo bagira atandukanye cyane n'ibikorwa nuvuga ko badakundana. Hanyuma rero bavandimwe inshuti zacu reka tubibutse gukanda subscribe ndetse na like ni utuntu tubiri muzatubona dukumwe tubiri nka gutya muzabonaga kumwe kamwe kareba hejuru mubone nakandi gacuritse nka gutya buriya kubera abantu kutabisobanukirwa iyo ukanze iyo ukojeje urutoki kwa kara gacuritse ubuvuze ko icyo kintu utagikunda. Yego bakande like banibuke no gukora share. Hari igihe ujya kuri YouTube ugasanga abantu bose bashyize ku gicuramye wizavuga ati uyu muntu yarahiye. Ariko mu by'ukuri ubundi iyo ukoze kwa kare gakumwe kazamutse gahagaze gutya ubuvuze ngo bien. Hanyuma rero nari ndimo mbabwira impamvu za Iyera TV ndetse na Elayo TV ndetse na Manu Rwanda TV. Nuko twasanze ubumwe arizo mbaraga. Iyo abantu bagize ubumwe baba bagize n'ubumana bwuzuye. Uhereye kera hose Imana ikunda abantu bishyira hamwe ndetse usibe n'Imana ahubwo no mu buzima busanzwe no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubuyobozi bwacu bwemera icyitwa ubumwe kuko abantu bishyize hamwe ngo Imana irabasanga niko birivuga. Hanyuma nari ndimo mbabwira ngo subscribe, share, like ndetse na comment ni ibintu byiza cyane kandi ni inkunga ikomeye cyane n'ubuntu nta mafaranga bitwara. Utazagira ubwoba ngo ujye uvuga ati ariko ibi bintu bahora batubwira buriya hari ikibazo. Hari igihe umuntu umubwira ati wampaye subscribe agahita agira ubwoba akavuga ati iki kintu uyu muntu avuze ushobora gusanga kizajya kinyibira nk'amafaranga kuri account ya banke ntabizi. Ati cyangwa ugasanga mu by'ukuri ni ikintu bya bindi bajya bashyiramo mu makampani gutya y'amatelefone uko ushyizemo ikintu ubwo ngo ni service wemeje uko ushyizemo amayinite kiyari uko ushyizemo none iyo ubwiye umuntu ngo duhe subscribe, share, comment ahita agira ngo n'ubutamenya bwose agira ngo kizajya kimwibira amafaranga. No ntabwo ariko biri. Ariko JP hari n'ubutumwa butubaka busenya umuntu akajya kuri YouTube
akavuga ibisenya kugira ngo avuge ibyubaka. Twe rero Amano Rwanda TV, Erayo, Iyera TV, ibyo tuzanye ni ibyubaka ntabwo ari ibisenya. Wow. Ari nayo mpamvu tubwira abantu ngo igihe ukunze inkuru zacu we gushyira kuri icyo gicuramye icyo gikumwe shira kugihagaze kuko kivuga bien bavuze ko ibyo binari sawa. Hanyuma ikindi ububaye umwe mu bafatanya bikorwa bacu batuba hafi buri munsi kuko ububaye umwe mu bakunzi bacu bimena. Hanyuma rero bavandimwe nkuko muri murabibona turi kumwe n'umugabo hano, ntabwo ari umugabo bamwe bajya bavuga ngo nabagabo gito, ndabihamya nitegereje rwose n'uburyo ameze nkareba icyitwa congo. ubundi kera icongo waruzi icyari cyo? Reka zicyaduka twe twazitaga tarapezi niko twazitaga. Hanyuma ibyo ari byo byose murimo murabona ko ari umugabo umeze neza, n'umugabo wiyubashye ndakeka, ariko ntavuze byinshi reka mwakire narangiza atubwire ninde ugiye kutubwira urinde, witwande, uri muntu ki, ubundi ubuzima bwawe iyo umuntu akurebye, kuba umuntu abona kuri kamera zacu, kuba arimo akubona, ibi bishatse kuvuga iki? Urinde mu yandi magambo tugwaye imikoro ngo utwibwire. Murakoze. Amazina y'ababyeyi ni Simbizi. Navuga ngo ayidini aho ninjiriye idini ko nari umwisilamu ni Saidi. Aho nabatirijwe nabo bampimba Moyize ariwe Mose. Ndikumva ahantu hose waragezeyo. Hanyuma uvuze izina, ariko uvuze amazina atatu, uvuze Simbizi, uvuze Saidi, uvuze na Moyize. Reka nse n'umuntu ugize amatsiko, iyo umuntu avuze bene aya mazina ya Simbizi, bararuta, barakagira, batakanwa, umuntu ahita yumva ayo mazina ngo nayaryare nayahangana buzuye. Bundi hangana buzuye niki? Buriya nanjye mfite atatu, Kimanuka, Jean Paul ndetse na hangana buzuye. Hangana buzuye ubwo uhita wumva mu yandi magambo ubundi mugenzi wa Simbizi na hangana buzuye ni hatari. Hanyuma Simbizi uri muntu ki? Ubundi kuki wiswe Simbizi? Ese ibyo utazi ni ibiki? Ese iryo zina niwe waryiyise cyangwa nababyeyi? Ni ibiki byari byabaye mu babyeyi? Amakuru niba waba warayakuruye kuki bakwise Simbizi? Murakoze, ariko nabasabaga nko umunota kugira tubanze dusenge kugira ngo iki gikorwa kize kugenda neza. Nukuri Imana dushyigikire kandi uranyibukije cyane, ni byiza cyane ko dutangiza amasengesho. Fata umwanya udusengere none nurangiza ukomereze kutwibwira. Imana igumye. Amen. Uwiteka Nyiringabo, uvuga bikabaho, wategeka bigakomera. Uri Imana y'ukuri, uri Imana ikwiriye icyubahiro. Ikuzimu barakuzi kuri Imana, no mu ijuru barakuzi kuri Imana. Nta na kimwe kiri ku isi kitazi kuri Imana. Data ndakwinginze rero muri aka kanya tugiye kuvuga gukomera kwawe, tukavuga aho wadukuye, tukavuga imbaraga zawe. Turakwinginze ngo umanure imigisha iva mu gihugu cyo mu ijuru, isakare ku Banyarwanda, isakare ku bareba Amano Rwanda TV, isakare ku bareba Erayo TV, isakare ku bareba Iyera TV, isakare ku batuye isi. Ni ukuri tugusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ikibazo noneho wakomereza ko ukadusobanurira Simbizi byavuye kuki? Murakoze. Nkuko mumbajije ngo Simbizi, papa wanjye yitwaga Rwarinda Sharire, mama yitwa Reberaho Patricia. Bakaba bose aho bavukaga ari cyahoze ari Ruhengeri mu ntara y'Amajyaruguru. Mama yavukaga aho bita muri Gatonde, naho papa we avuka aho bita muri Nyarutovu. Noneho uko papa niwe wamanje kuza gushaka ubuzima, aza kubushakira aho bita muri Bicumbi mu karere ka Rwamagana. Noneho yabanagayo n'abakuru be ndetse n'abarumuna be bari batatu. Umwe yari mukuru we, undi ari murumuna we babana aho ngaho. Noneho aza gushaka mama, ubwo yaramukuye, ubwo urumva ko yaramukuye mu Ruhengeri aho yakoraga kwa muganga, kuko mama yararize amashuri 5. Baraza barabana. Babanye nkuko nyine abantu bahuza umutima ariko nta gusezerana, abantu bagashakana bakizerana bakabana. Noneho baza kugirana amakimbirane.
umwe ruri hasi hejuru, ari mama ari papa, mbese bari hasi hejuru. Aricyo nabwira abantu bashakanye uko mwahuye sinkuze, mushobora kuba mwarahuriye mu kabari, bashobora kuba barahuriye mu nzira bagenda, aho mwahuriye mukizerana, amakimbirane ntabwo ari meza. Buri gihe wahuye n'umuntu mukizerana, icyo ari ikimenyetso gikomeye. Noneho iyo mwagize n'umugisha, Imana ikabaha umwana, ngo abana ni umwana uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano Imana itanga. Ubwo kuvuga ngo mama ubwo yarantwise inda igeze mbese ibaye nkuru, papa ubwo urumva ntibishimanye kubera amakimbirane, yahise ashaka undi mugore. Ashatse undi mugore amuzana mu nzu imwe, ubwo urumva n'akazu k'ikigoyi ka kera aho ngaho muri Bicumba aho bari batuye. Bivuze ngo abagore babiri mu nzu imwe, ntabwo bishoboka kandi nayo idafatika, ongeraho ngo idafatika, ikigoyi nyine. Ibyo bintu birababaje ariko birasekeje. Noneho ubwo mama yavuga ati ningenda n'uyu mwana sinajyana inda nkuru, reka nihangane kugira ngo mbyare nzabone ubugenda. Noneho arihangana arabyara. Noneho ngo papa, ayo n'amakuru mpabwa, yaraje aho yari yavuye, araza abaza mama ngo wabyaye iki, ariko nawe wabyara umwana uroka. Ubu niba naravutse ndakantu nyine wenda kamagara makeya gutyo ukuntu uroka. Uti rero papa mama za kubaza papa ati se nawe wabyara umwana uroka. Papa ari ubaza mama. Bivuze ngo papa niwe wabajije mama. Komereza ko rero ati wabyaye iki. Kuroka n'abanyarwanda ntibabizi, ariko ubwo uwo musaza yari afite ibindi avuze, dore abasaza ba kera bari bazi ikinyarwanda no kuturusha. Uwo ni mama, ni mama wabivuze wamusubije. Wabyara umwana uroka. Kuroka rero niho uzasanga nk'abantu banyweye ibigage, nkatwe twabaye mu cyaro, usanga bavuze umuntu yajya gusora ukuntu bajyaga gusogongera ku bigage cyangwa ku nzoga, umuntu yakumva itaryoshye agacira, ati inzoga ntabwo iroka, nta buryohe ifite. Kuvuga ngo rero ngo umuntu wabyara umwana uroka, umwana utari muzima, uba ushobora kuba tuzuye, nka kwa kundi ubyara umwana ukabona ni gatoya karananutse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wenda wasanga ariyo mpamvu mama yamubwiye gutyo, n'uburyo papa yari amaze iminsi amushyiraho ayo makimbirane. Ubwo rero ndabyumva mu yandi magambo yashushe naho abona yuko uri umwana mbese usa naho atarakenewe se, utishimiwe. Mu yandi magambo umwana uvutse wenda ku mubyeyi atanamwishimiye mu buryo nk'ubwo cyane. Birumvikana. Hanyuma rero aza kugira terero papa ati niwe waje kukwita simbizi se. Yahise agenda, cy'ikinyarwanda ngo arikubura aragenda, amara icyumweru ataranyita izina. Aho ngaho twarindi tuzi ko ubundi mu kinyarwanda iminsi 8 cyangwa se umwana yavutse umwita izina. Noneho abantu bakomeza bahatapa ati ko se kuko uriya mwana azitwa kibura zina, azitwa ndi. Ageze aho simbizi. Bivuze ngo wowe iri zina ryawe rifitanye isano n'izina bita bapfa kwita cyangwa se bapfa kurera, amazina nk'ayo ngayo yose. Nuko kuko iri zina rya urumva simbizi. Uzi ko ababyeyi ba mbere ni ukuri iyo wabaguvutse atakwishimiye, yarifataga agahita avuga nk'ikizina, ikintu ikibabaje cyahitaga kigufata. Urumva simbizi, bapfa kwita, ni banderere. Nicyo bampora aya mazina. Imana ishimwe ko yatuvanyeho, Imana yahabwa icyubahiro ko yatumwakuye. Haleluya. Ari nayo mpamvu twabwira hari abazina abafite amazina ameze gutyo aho hantu, bapfa kurera, bapfa kwita, bihoye iki, bene ntunguka n'andi mazina. Turababwiye ngo Imana namwe irabakunda nkuko natwe dukunda. Ahubwo rekana nakubwiza ukuri, gahunda ihari bashakisha, ngenda barangira umuti, bashakisha uburyo niba bari bafite amazina abiri bagiramo nk'izina rya gatatu. Bibiliya iravuga ngo umugabo witwa Yakobo aza kwitwa izina ariko ry'uburiganya. Yego. Arebye abona iryo zina ntabwo yarigumana, ngo agira ishyaka ryo kwivanaho iryo zina, ngo afata igihe cyo gusenga arara i Beteli, ngo aza gukirana na marayika kugeza igihe marayika yamufashe umutsi w'inyonga y'itago, ariko ngo aramubwira ngo ibyo wankorera ibyo ari byo byose sindi buze kukurekura
utampaye umugisha utamvanyeho iri zina. Haleluya, amen. Imana ituvaneho amazina mabi kuko ni ukuri kwisumba byose. Reka shimira Imana nanone yahinduye imyumvire y'abanyarwanda kuko aya mazina ibenshi yagiye adufata. Muvandimwe, Yesu ndibuvuge simbizi, wenda ndivugira Sayidi cyangwa mvuge Musa, ariko ntabwo ngiye kukubeshya. Aya mazina arakurikirana. Uzira izina ryahangana buzuye aho ryangeze, uzaho ringeze n'uyu munsi uyu. Usibye kuba ngubu bwo kubera ko bamaze benshi bamenye kuri Kimanuka. Wakibaza kuki nazamutse mu izina rya Kimanuka ntazamuyangana buzuye. Ni izina rwose navuze ngo iri sinarivuga n'imbere y'abantu kubera iyo mpamvu. Unjya kumva nkundana n'umuntu tukagira n'ubumwe tukishimana tukagira dute kwiherezo akanyanga nta kosa namukoreye ntacyo namuhoye n'ukuri nta kintu ampoye nanjye nta kintu dupfa najya kubona nkabona aranyanze ihangana buzuye nyine ihangana buzuye urumva ryarankurikiranye nawe rero simbizi Imana iri zina rya simbizi rwose ni hatari ariko nta kundi mubyeyi yarari kwise riragukuza wenda urumva riri no mwiranga muntu ariko Imana ishimwe ko yakongereho Mose. Yes. Imana ihindura amazina rero uza rero simbizi aza kubaho mu buhe buzima nyuma urumva icyambere uyu mubyeyi wakwisira izina yari akwishimiye ubundi we mwaje kubana gute aba babyeyi mwaje kubana mute bigaragara yuko bari batangiye ngo za iraroka ngo zaki mwaje kubana mute na za simbizi kwera ntabwo ari ibintu byoroshye ni inkuru ndende ariko turajya dufatamo yego iby'ingenzi uratunyuriramo muri make ubwo urumva mama ntabwo yihanganiye kubana na nabyita ko ari mukeba we yahise yahukana aragenda ajya kunshaka undi mugabo ikibungo uwo nawe ntabwo yamwishimiye kuko yari afite umwana nyine azanye amubwiye ati nge sinarira umwana utari uwanjye ndibuka hari akantu kanza mu maso rimwe bampereza ibiryo ndi umwana muto yabanteretse aho ngaho mu nzu nkabona umuntu araje arabiteruye ibya nyuma yaho simbyuka ariko ibyo ngibyo ndabyibuka noneho nyuma yaho nibwo mama yamfashe aranjyana nsubiza ku ivuko yanjyanye kwa mukuru we bitaga Mariya utuye aho ngaho hafi yo ku Murambo muri Gatonde ubwo abana bakajya birirwa banshyira ivu mu mutwe urumva umwana w'uruhinja bese nawe urumva uko bimeze ati n'ababyeyi be ntibamugiriye impuhwe nkandeswe twebwe ikindi nanone gato wambabarira ukambwira uyu muntu wamubonaga mu nzozi uyu muntu wazaga guterura ibi biryo wamubonaga mu nzozi cyangwa bagumureba n'amaso ko yawe ibyo nayo ibyo ni nkavuga ngo hari nk'ego ni ukuvuga ngo ni ikintu cyanje mu maso mbese igihe narindi bagiye kunshakana aho ngaho noneho ubwo nibwo kwa ntuza kwa mukuru ukuntu yansizeyo yabeshya abana ko agiye kubagurira imineke kuko ntabwo yari kubwira mukuru we ngo mpasize umwana byemere ahubwo yahise antereka aho ngaho abeshya abana ati ngiye kubagura imineke kugeza ubwo ahita agenda noneho ubwo umugabo wa mukuru wa mama nibwo ahisaga abwira uwo mukuru amati uyu mwana simushaka dore urasubira iwanyu narabakwereye ariko ntago nabakwereye kugira ngo ndere abana b'abandi ubwo nibwo nyogokuru ubyara mama nawe yazaga kumfata ubwo bamutekereje ukuntu nyine bantaye avuga ati urashaka inka nahukane inka baguhaye uzizimure akaba rero atari yifashije ubwo rero nkagira sogokuru ubyara papa bitaga Mikayire Binigimpara nako nawe yari amazina n'imura noneho we yari yifashijeho gato icyo bita umukungu wo mu cyaro bijumba ibishyimbo inka wenda apana kungu shyimbo noneho ahagiye kunywa kayoga kwa kundi abantu ba kera bati do umugabo nyine aturi umugabo ki ufite umwana w'umuhungu ugiye gupfira kwa barayazi ari we nyogokuru waba uri umugabo ki yumva ari muri yaha ariko nakwibutsa ko muri Bibiliya hanyuma ngo nubwo bazaba batarantabaza nzabatabara bakivuga nzumva buriya amarira y'imfubyi aho nariraga bankiriye ikijumba nta yumvira mu ubwo
nageze kwa sogokuru nyogokuru nzanye kwa sogokuru ngezeyo sanga nyine ni abakungu batetse amateke inkono bese yandarara kuziko ibigage benza biraho ngo hari n'abantu ubwo nibwo batangiraga kumpa ibyo kurya. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nk'ibiri gutyo. Noneho ubwo ngo narandaye nsanga nyogokuru. Buriya hano hari ibiryo, hano hari intuzi umuntu wabonye ukugaburira wakwitayeho, niwe nahise nsanga. Bavuga nyogokuru akavuga ngo ntihajya sinzira. Ngo ategereza n'ibiryo babiteka saa 8 z'ijoro abitegereza. Ariko nkirangiza kurya nahise nsinzira. Ngo nibwo nyogokuru yahita agatangira kundera ubyara nde papa. Noneho aho ngaho niho nahise ninjira mu muryango w'abantu baragusa baterekera bagira gute babandwa bafite imana bakorera ibigirwamana. Hari abantu bavuga ngo abazimu ntibagaragara, ngo abazimu ntushobora kubabona, hari ubwo ufunguka amaso abazimu kababona. Utise wababona gute? Niho washakaga kumbaza ati wababona gute? Ahantu hararyoshye, ahantu hatinde. Ubwo hari ukuntu najyaga kuryama umwijima wahita ugira nkagira ubwoba cyane nkita nigira nipfukirana ikirago cyo mu cyaro ariko najya kubyuka byuka nacuramye. Noneho hari ubwo najyaga kubona nkisango hagati y'ibijangwe binini usinziriye. Oya, noneho ubwo ndi kureba ndi mbese ndaho ngaho. Mu yandi magambo ubwo ni nk'ibi twitiyerekwa mu buryo bw'abanyamwuka se byashoka. Nasangaga nisanga hagati y'ibijangwe bigize binini. Noneho nkabaza sogokuru ko nari mpagaze hano inyuma y'urugo nkisanga mu bijangwe, ibi bijangwe biturukaye. Nkagenda nkabona aragiye barongoreranye, nibo babaga babizi. Kumbi ba nyogokuru yajyaga kuraguza aho bita kwa Nyabingi. Basogokuru bakabandwa. Mbese bakagira ibintu by'imandwa byazi bagaterekera kujyana inzoga munsi y'igiti bita umurinzi ari umuko batekeraga ndeba uko kubandwa babarwaga ndeba kwa kundi bafataga intango y'ikigage ariko bita amarwa harimo n'ubuki bakashyiramo imiheha bakakizenguruka bakazana ibiti niba ari imihanga sinzi ibiti bazanaga bagatera muri iyo marwa bakabatera ngo nibyuhagiro. Mbega ibyo nibyo bita ibyuhagiro. Bamara kubatera ubwo abana bakagira bakivuga bese icyo bita kwivuga ibyivugo bya kera bikabaho ngaho. Noneho undi munsi naryama hari data wacu warapfuye yaguye mu mazi nkarota ari ku nzira agafata ubugabo bwa aje kundeba ansuye nge simuzi ariko ubugabo bwanjye akagira gutya agakurura icyo bitumvise ubugabo nkabona arimo arabukurura nkasa n'utaka ariko nkataka ijwi ridasohoka. Noneho nkavuga nti ibyaye byose abantu benshi ihangano mfashe dore abantu benshi basigaye ari incabwenge. Ntabwo abanyarwanda bose, ntabwo abarundi bose, kuko Iyera TV, Manu Rwanda TV ndetse na Elayo TV ntabwo bikurikiranwa ntibizanakurikiranwa n'abanyarwanda gusa. Ushatse kuvuga ko umuntu yaragufataga wowe ubwawe yuvuze ubugabo, reka mbivuge bantu mudukurikiranye, yakururaga igitsina kiwe cyanjye ahubwo igitsina cyawe yarangiza akajya agikurura nkababara nkataka ariko ijwi ntirisohoke. Noneho ubwo ngubwo hari n'ukuntu ibyo kuvuga ngo bya bindi ngo wenda ngo abazimu ngo wabonaga gute. Yenda umuzimu ntushobora kumubona n'amaso ariko ujya kubona wajya ukabona nk'umuserebanya. Urabona mu nzu zo mu gihe harimo imiserebanya wajya kubona umuserebanya uhagaze hariya ugahita witura mu ziko ukabuguyaho. Nyogokuru ngo abo base batangiye kwiyahura bo nabaheye we yabaga bizi. Noneho hari ubwo nawe ufashe nkukuramo. Noneho ubwo rero kugira ngo ngirirwe ubuntu navuga ko ari ubuntu nagiriwe, ubuntu bw'Imana. Ari ndimo mpinga ku ntuza haraguru y'urugo. Bivuze ngo icyo gihe wavuze ibintu byinshi bitandukanye, nigeze kukubaza ku myaka 2 hanyuma ariko noneho ugeze n'igihe cyo guhinga. Ubwo ni mu myaka 5.
kwakunda imyaka 5 mu myaka 5 wari utangiye guhinga nicyo wakundiye abana bo mu cyaro bafata ikifuni akantu kagasuka bagakurikira abahinzi ntago ari uguhinga bya fizikali by'umuntu mukuru noneho nibwo nari igihu nabonaga kirabuditse ngiye kubona mbona hagendamo umuntu hari kugendamo umuntu mu gihu nza niruka muri iyo myaka 5 narebye nyine ngiye kubona nkuko wareba hejuru ukabona igihu ibihu kwa kundi bigenda byo mu cyaro ukabona hari kugendamo umuntu nza niruka ntabwo mu byukuri urumva navukiye ahantu narewe ntabwo narigeze njya mu rusengero na rumwe nta nubwo narigeze mbyibwa ibya Yesu ahubwo naje mbwira sogokuru ngo mbonye Yesu ugenda mu bicu ari ubwa mbere wowe ubyumvise ari ubwa mbere wumvise Yesu se oya ni ikintu cyanjemo gusa ntabwo nensane mwumva heze bararaguzaga ntibajyaga mu rusengero ubwo urumva kuvuga ngo Yesu nari ndabikura hehe ahubwo nahise mvuga ngo mbonye Yesu barantwama barambwira bati wa mwana we Yesu umubonye nta kuva kera nta muntu wigeze abona Yesu none wowe umubonye nibyo bakoze icyakoze hari ukuntu nyogokuru yajyaga ambwira kwa kundi nyine ucira imigani uri kubwira abana ngo hari umukecuru ngo aho kwa bapadiri ngo abapadiri bajyaga bamubwira ngo abapfuye bazagaruka ngo Yesu azagaruka ngo noneho ngo bazahura n'ababo noneho ngo akabika ibijumba ibi ni by'umwana wanjye wapfuye ibijumba bikabora akongera agashyiramo imamateke mbese icyabonye kiza agashyira mu nkono ngo azahura n'uwe noneho ngo yarinze apfa icyungo cyuzuye nibyo bintu yajyaga ambwira muri make yabaga abantu bakera cyane muri make yabaga mubikiye ibintu azamushyira noneho ubwo ngubwo rero nibwo namanukaga niruka mvuga ngo mbonye Yesu barakubwiye nahumvise barakubwiye bati uwo Yesu mubonye ute n'ibiki bintu nk'ibyo barantwama ariko ndagira mbabwire mw'abantu mwe abantu bataramenya ijambo ry'Imana cyangwa bataravuga ijambo ry'Imana ijambo kuvuga Yesu rirakomeye baba ngo ijambo yariho kandi ijambo yahoranye n'Imana aho waba uhagaze ukavuga uti mu izina rya Yesu ukavuga Yesu umudayimoni urahura arahangarika ubwo reka nkufashe hari abahungu bene ndera bigeze ngo kwifata bakajya bagenda sinzi niba wanyibutsa abo bahungu ngo bakajya bagenda bakirukana abadayimoni mu izina rya Yesu noneho bageze bakirukana abadayimoni witonde bagiye kubahinduka nyuma ngo bahuye n'uwari urimo abadayimoni bakomeye ariko abandi ba mbere bari barirutse bivuze ngo bavuga ngo mu izina rya Yesu wundi wo Petero avuga mu izina rya Yesu wundi wo Paulo avuga bivuze ngo izina rya Kristo izina rya Yesu rirakomeye cyane ngo rishwaze birimo iby'umuriro bese ni ibintu nk'ibyo noneho nibwo natangiye gutezwa ibyago ubwo ngeze ku myaka 6 niho nahise njya kwiga mu wa mbere njyamwe n'umwarimu bitaga Munyezezo ari data wacu arambona abandi bana be bagiye kwiga nanjye ngenda mukurikiye ngera ku ishuri barantangiza noneho natakwa n'icyo bita amavunje mu wa mbere no mu wa kabiri bakajya babwira ikigo cyose kikampandura icyo bita amavunja ntago ari vunja rimwe cyangwa 3 10 amavunja aza mu birenge mu ntoki naho akaza mbese ndagenda mbami icyo bita amajyajyari noneho baza kugira inama nyogokuru bati aya mavunja ko atari amavunja asanzwe ko ari amaterano wagiye kuraguza kuza hano baraguza nyogokuru nyina kabebe sinzi niba yaragiyeyo cyangwa bigize gusa icyo nzi ko nuko ku kigo bateranyaga abanyeshuri bakampandura n'abarimu noneho ndavyibuka iyo mbonye nambaye kano kacongo siye kagora zari zaragije noneho ubwo ishimwe yaturinze amavunja yakije kayirukana noneho ubwo mu kindi gihe sinavuze ko nabonye Yesu nagiye kubona mbona inuma ije mu nzu yego sinarinzi bese nabonaga inuma zazindi zisanzwe sogokuru ati fata ikibingo wice iriya numa inuma nayikozaho ikibingo nayikubitikanga kugenda cyese ndabunzi inuma su kuyihohotera ndayihorera nibwo naje wenda kumenya nk'ubu mwiyereko ko inuma n'umwuka wera ibyo birarangiye noneho nza kurwara inda zo mu mutwe hari ukuntu umusatsi batigeze bawogosha inda ziragenda
zibamo nyinshi cyane zibamo nyinshi kweri abantu baza guhinga kuko hari abantu bazaga guhingira kwa nyogokuru babandi bashaka ibijumba bishyimbo niki hakabamo n'ufite ikiraka cyo kunkuramo inda mu mutwe yiki bamubwira ati izo nda rero kugira ngo ziveho nuko bamushyiriramo dedeti bashyiramo dedeti inda ziragenda zirajagata nari nsaze ku manwa yako rero ibyo birarangiye umusatsi nagize amahirwe umuntu araza wundi aranyogosha wa mutsatsi uvaho ubwo zanda z'umutwe ziba zivuyeho uburaruhutse cyane ko icyo gihe amatondezi ntabwo yari bwaze saro abenshi wasangaga babogoshesha urwembe ari bagapara noneho ikindi cyaje gukurikiraho aho kwa sogokuru naho we n'ibigeragezo bikomeye kwa hakundi rero ya daimoni ya Yesu navuze ya mademoni ni nk'abatangiye kubwira sogokuru ati uyu mwana habonetsemo icyago ucunge neza amafaranga yo tangiye kuyabika ntiyayabonaga sinzi uwayatwaraga muri icyo gihe pe ibyo byayibaga kugira ngo sinzi uko byagendaga yatangiye gushwana n'umugore atangira avuga ati amafaranga ajya hehe mwese nkabafata nkabajyana ku mupfumu tujyana ku mupfumu bita baratota arabajyana twese uko turi batatu tugezeyo umupfumu yabaga afite amatyaza abiri mukayahagararaho mwarangiza akabaha amacumu abiri mukayafata mu ntoki agafata umutaka ushyira mu kanwa akazana uruhindu akarushyira mu kanwa uruhindu rukinjira nta maraso avuye abantu bavuga ngo abapfumu ngo wenda ngo ntibabaho abapfumu babaho abarozi babaho ahubwo ikibatsinda ni ugusenga nta kindi noneho ubwo ngubwo umupfumu turagenda avuga imihango yarabara yabaga yatoboye mwe cyangwa yabaga we yitoboye twe kugira ngo were bigaragare ko utatwaye amafaranga nuko uruhindu rwinjiraga ukasamura kanwa abantu bakarubona ubwo arabikora nyogokuru arera njyanaho uruhindu rurinjira arera ariko ngigira ngo mbwire abantu bajya kuraguza ushobora kujya kuraguza wizeye ko ibintu byawe bitunganye ahubwo nibwo ugiye guhura ukabizambiriza kimwe noneho ubwo ngubwo twavuyeyo tugeze kwa sogokuru na nyogokuru ya mafaranga wa muntu we nta kaboko nagiraga pe kuvuga ngo ndagira ngo ndiba ngo niki ahubwo byageze nanjye wahawe ya miti aho ningiye uhinduka agatunzi bayashyira munsi y'igitanda nkagenda nkakuramo 1000 nkajya kurangura ngo ibintu ngo ndacuruza bayashyira mu bishyimbo nkurira sinzi ukuntu na parashitaga sinzi cyambwiraga ko ariyo agenda nkayiba noneho ubwo icyo kunkuraho icyo ya madayimoni yashakaga nuko nagombaga kuvaho nyine kiba kirabonetse sogokuru ati uyu mwana agomba kumviraho ni icyago yego babarakujyanye rero barakujyanye kwa papa wawe bashakiye umuntu wari utuye aho bicumbi hari umunyeshuri wigaga hafi yo mu rugo aho ngaho kwa basogokuru wari uturanye na papa baramumpa arantegera angeza kwa papa papa rero uwo nawe ntiyari yorohewe byari byaramufashe biramusarisha bamujyana indera ariko yagira ngo anyweye agacupa akongera agasara kwa rifite na butike ajyamo anyweye agacupa barasaze ibintu akakura amajugunya ahereza abantu ubukene nyine butangiriraho mpageze rero byasaga bimuntereza iyo yamaraga kwanyweye agacupa yarazaga agakubita agahondagura abantu badukurikiranye ibi bintu babimenye ntabwo ari ukuvuga ngo byariho kirya gihe na n'uyu munsi biracyariho bivuze ko hari abantu bamwe bashobora gukorera mu bihombo abandi bakabona ibintu by'imishwano cyangwa bakajya bumva bagira ibintu by'ibitero byo kuvangirwa mu mitwe yabo bidaturutse kubo babona nk'abanza ahubwo biturutse iwabo kuko mu buryo bwumvikana urumva ibyo bintu sogokuru wawe yaterekereraga n'ibyo byose nibyo byavaga kuri we bikajya kuzengereza umuhungu we cyane noneho ubwo ngubwo nibwo aho ngaho kwa papa ndahabaye nari nzi rero ko kera naritondaga wenda nubwo hajemo icyo kintu cyo kuvuga ngo date gufata amafaranga ya sogokuru ninzi ko nta mwana usuzugura umubyeyi narakubitwaga nkagumaho hari nubwo yigeze kuzana umuhoro ninjoro abaraje arakereye ku ijosi amaraso arava bandirukanse hari mama wacu wari utuye aho hafi bitaga Mukabera ndiyumva azanagira yarakebye kwa kundi umuhoro yakeba aha hari ahantu hagakovu rwose sinzi niba wenda kaba kagihari noneho ubwo ngubwo aravuga ati rero aho kugira ngo uzahapfire ka tugushakira akazi nibwo naturukaga saa 10 z'ijoro
aza kunshakira akazi aho bitaga kwa Mbabazi Ramazani ikabuga yari umugabo ufite restaurant ni naho ninjiriye idini nitwa Saidi ubwo raho ndahaba ndahakorera nakoraga amafaranga 500 ubwo pe nitonda nahabaye ukiraho kugira ngo wenda tunakoresha igihe neza abantu ntabwo ngiye kuvuga mu by'amadini sinzi n'imyaka wamaze wenda witwa umuyisilamu ese ibintu baba bavuga ku bisilamu ngo ntibasenga imana ngo bakorana ngo n'imyuka mibi n'ibintu nk'ibyo ntabwo ari uko basabya mu by'ukuri ngiye nkubwije ukuri ntavuga ko atari byo wenda bitewe kuko ngiye bantojeje shahadu yenda haraho ndaza kugera gatoya nkaza kubikomozaho ariko ntabyo nigeze mvuga ngo ndabona kuko ngiye banyigishije amasura sura ifati yari bitari hamudu uko basenga niga nandi masura mbese ndagenda mu mwisilamu nyine ariko ntabyo nigeze kuvangwa abantu oya abantu bakabera buri muntu wese noneho mu itorero abo wejejwe muri ryo mu rwego rwo kugira ngo abantu ibi turabivuga kugira ngo abantu batandukanye ibyo bita imyemerere n'imyumvire y'abantu yego buri muntu wese nicyo yamenye agikomeza ijambo ry'Imana rivuga cyane rwose abantu bananirwa gukora imirimo myiza yo kwera bakananirwa gukurikiza icyo ry'Imana rivuga nibura niba umuntu anahindura undi ye kumuhinduza amagambo ahubwo amuhinduza iki ibikorwa ugasanga abantu reka nongera mvuga ku kintu umuntu nigeze kuganira nawe yaravuze ngo ikintu gituma yanga barokore bagira amagambo atandukanye n'ibikorwa tumaze kunengwa bikomeye isi ratuze abarokora aho bari umurokore nawe uri umurokore kameramani wacu ni umurokore abarokore bareke twisubireho twe kwitwa abarokore ku mazina ahubwo niba hari ibyo tubigaragaza ubwo ibyo ndabivuga kugira ngo abantu birirwe intambara z'amadini z'abazidashira ntabwo turimo tuvuga iby'amadini ntitunaje no gushyigikira idini ryo ari ryo ryose turashyigikira umuntu wese Imana yaremye ngo akore ibyo gukiranuka baada ya kuhama hapa duniani halafu Mungu atupeleke mbinguni ubwo mvuze ngo nyuma yo kwimuka hano mwisi Uwiteka azadutware mu ijuru hanyuma rero ntabyo wigeze ubona hariya barakureze banaguha n'uburere reka mvuge ngo ese ni iki kintu uteye kudakomeza idini ni iki cyatumye udakomeza kuba umuyisilamu mbese ko numva wari wagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi b'abayisilamu ndetse bakanagutoza ibigendanye n'amasengesho n'ibindi kandi ukabuvuze yuko nta kibi wigeze ubabonaho ni ikihe kintu noneho cyaje kugutera kubona abantu bagufashije bakakurera n'iki igihe kikaza kugera ukabavamo ni iki cyabayeho kugira ngo rero mbe umurokore yenda nkomereje aho ngaho uwo wandera uwo nabagaho nkorera jenoside yaje gutangira jenoside yakorewe abatutsi 1994 arambwira ati rero ntitwakomezanya nta rumwe nakujyana ngo nkujyane kuko nturu wanjye ahubwo genda ujye mu musigiti hari abandi bantu bahungiyemo hari abantu bari bahungiyemo ujye kubana nabo nibwo nagendaga njya mu musigiti gutyo ubwo interamwe zirahaza hari abantu bwabwira ngo urukundo rwarabuze byari mu bihe bikomeye ubwo kubw'amahirwe Uwiteka nyine mvamo ariko nanjye navuyemo nakomeretse kuko icyo gihe hapfuyemo abantu bane hari grenade yaguyemo iturika narindi ruhande rwayo neza hari n'umusirikari mwabwira burya ko umusirikari no kurinda abaturage ukarinda igihugu ntabwo ari ukwica ugomba kurinda noneho ubwo yavuze atereka mbatwike akubita stream uzi ko abayisilamu abari icyumba cy'abagore n'abagabo stream irahita ica mu rugi nyine ku muryango igera mu cyumba cy'abagore biratambutse no mu idirishya itwika inzu yari iri hirya y'umusigiti w'Ikabugari ariko iyo grenade yo yaraturikiyemo aho ngaho hapfamo abantu bane nibwo rero nakomerekaga hari umugabo twasenganaga nawe narabonyemo bitaga Isa ari umusirikari ndamubwira ese nawe koko twasenganaga wanteruye warebye kunyara tugenda wicare angeza hafi ku etage hari etage ya mbere yari yubatswe Kabuga anyicaza munsi yayo nza kubona undi mugabo bitaga Karori bitaga Sharire nakundaga kujya guhahira abantumye aho kuri restaurant aho nakoraga ubwo ntese nawe uransize naza kaguguhahira niko namubajije yamagara terewe ubwo ngubwo atinjira mu modoka baranterura bankiramo babangeje Kanombe byo bambwira
hari abantu bafite urukundo, hari abarokore bafite urukundo, hari abarokore bari mu mwuka. Ntuzabona umurokore yaguhemukiye ugiye kuvuga ngo abarokore bose barahemuka, ngo barahemuka. Ariko nabwiraga ntuzabona umwisilamu wagiye kuraguza ufite ibyo bitego, ufite ibyo binyabingi uvuga ngo abayisilamu bose bagira nyabingi. Oya, nibyo bya bindi twavuze, buri muntu wese mwito kurwe ruhande kandi ka muntu ni umutima we. Umuntu Imana ikeneye si abantu, ahubwo Imana ikeneye umuntu. Bibiliya mu bice 5 muri Yeremiya, ngira ngo urahazi, haravuga ngo genda unyure mu nzira zose, mu mihargo yose, undebera umuntu naho yaba ari umwe ariko ukora ibyo gukiranuka. Umuntu ukenewe umwe, akenewe umwe mu bisilamu, akenewe umwe mu barokore, niba babiri bagakora ibyo gukiranuka, yes, ariko Imana ikeneye umuntu. Komerezaho. Nuko ni ubwo muza kuhavaho hantu, tuza kuhava ubwo twageze i Kanombe. Umusekara dufata nyine adushyira mu ihema rye, aranjyana ahantu bakuramo fragment zaguye ku kibuno no mu nda zari zihari. Nibwo nyuma yadupakizaga imodoka tuzi ko ngo atujyanye Butare, ariko dushika tugeze sehashika. Nari ndi kumwe rero n'umwana nasanze Kanombe, ariko mukuru we bari bamwishe, umwana bimwita Rukumani. Tuba tugeze sehashika, tuba tuye imodoka, twakirwa n'umusosiyare, aradufata dushyira mu aho ngaho mu cyumba cy'abarwayi aho ngaho. Tuba dusanzemo abayisilamu. Nge rero nibyo mbabwira ngo Bibiliya niho havuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Nizeraga ko nta yindi dini baho y'ukuri, kuko ariho naramenye idini usibye Isilamu. Nubundi niko nabo bavuga, ariko nta yindi dini y'ukuri nanjye rero niko nabifataga, nkumva ko ariko se koko tuvugishije ukuri niko kuri. Ntabwo ariko kuri. Ariko reka nanone upfa kubura umukiranutsi. Muri Yakobo mu gice kimwe n'umurongo wa 27 haravuga ngo umuntu niyishuka mu mutima we ko ari umunyadini, urumva ngo uwo muntu yamara kwishuka mu mutima we ko ari umunyadini, ariko niba ngo ntakurikiza amategeko. Bibiliya iravuga aho ngaho ngo kuko idini y'ukuri, ku murongo wa 27 26 niho narimvuze, kuko idini y'ukuri kandi itanduye mu maso y'Imana ari ikunda gufasha imfubyi n'abapfakazi ndetse no gukura abantu mu karengane. Aho ibi bintu bitewe n'uburyo bajya bagira ari amayirayidi bakarya bakagira gute, ugiye yo gusengera bakamuha amavuta bakamuha kawunga n'iki, mu yandi magambo ibi bikorwa iyo ugese yashika ugiye usanga batonze barimo bavuga ati tujye muri abarwayi. Ntiwasanga bashingiye kuri ibi bikorwa n'uwo murongo wo muri Bibiliya, ntiwasanga ariyo mpamvu bahera ko bavuga yuko ari bo dini y'ukuri, bitewe nuko wumva bajya no guhuza n'uyu murongo wo muri Bibiliya muri Yakobo. Yenda kubera urukundo, yenda bashobora kuba bo bagira. Uri umwisilamu ku mwisilamu pe barafashanya. Ari nabyo mbwira abantu, usanga nge mfite Bibiliya, nkunyuzeho nawe ufite Bibiliya, ndagiye sinkubwiye ngo Yesu ashimwe. Ariko umwisilamu wambaye ingofero gusa apfa guhura n'undi cyangwa abonye sijida, nubwo baba badahuje igihugu, ni assalamu alaykum, amahoro y'Imana bikuri wowe. Ariko twebwe abarokore niki kitunaniza guhura n'umuntu ukamubwira uti Yesu ashimwe, ibyo byonyine bikakunanira. Oya, abarokore Imana imfashe inshyigikire, ariko mbona Imana igi dutabara, ariko twamaze kwatakwa n'umuco witwa kwatsa umuriro ujunditse amazi. Ibi bintu uyareka, ibi bintu mbivuge mbisubiremo. Ugeze kuri icyo kintu, abarokore twongere tugarure urukundo. Hano turimo turatambutsa ubutumwa, dukeneye ko bigomba guhinduka. Yes. Kurwanya ruhande iki cyigisho nakita bihinduke. Tumaze kuba nabi. Umuntu ukora arahura na mugenzi we ukabona wagira ngo mu matama afitemo amazi. Umuntu ufite amazi mu kanwa ni utashobora kuvugisha ngo bikunde. Ni ikihe kintu gituma abarokore bigaragara yuko bamaze kugera ku rwego rwo kuba bagome? Kuko buryo umuntu utakuvugisha ubuzise mu mutima ikintu gitumya kwihora ari iki? Yego se. Ni ngombwa ko abantu nicyo rero bihinduke. Buriya waru gituma ya hanyuma uravuze uti twari duhise tuvuga tuti ijambo ry'Imana rivuga gutya ku kintu gituma abayisilamu bashobora kuvuga ko ari bo dini y'ukuri. Warutugereye ahantu cyangwa se bivuye ahantu waruvuze ngo ndi sehashika
nasanzeyo abayisilamu abayisilamu bakugize batese baba baraguhemukiye noneho bigahita bigusunikira ku kuvuga ati ndabanze nigire mu barokore hano hantu habaye iki no kuvuga ngo numvaga ko nanjye ntahinduka kuko nanjye harabona agendaga kubwiriza ntibaze mu Isilamu hajya ku barokore yewe n'abapasiteri sinabatinyaga ariko ubwo narindi kuntuza ubwo hose hashika byabaye ngombwa ko njya gusaba kuko ntacyo kudutunga cyari gihari abayisilamu nyine narabasuhuje bampa umuceri uwo munsi kuko nabo ntibari bariho batariho kuko iyo umuntu ari mu bihe by'amage buri muntu abareba uko ari kareba ubuzima bwe kuko ntabwo bari kuntunga igihe cyose ubwo nafashe igikombe baduhagamo ibinini nza gusaba tangije gusaba nkajya mfata igikoma nkashyira na wa mwana ku munsi wa gatatu ngarutse gusaba umuntu arambwira turoga ukaza gusaba hano ku muhanda ubwo numva ko ambwiye nabi ntekereza kujya gusaba mu isoko fatirwa rero mu nzira nkuye n'intera hamwe bati wowe ufite urengero ungana gutyo urajya he ubwo nibo nabwire ntimvuye hano muri hashika batizana ibyangombwe ntereka sindabigira bati n'urwo rurenge babanyurije imodoka bamutse kuri Sainte Famille kwari ku kazu ka Joke hariya bashyiraga abantu batagira ibyangombwa ubwo hazamo nyine ubwo ni byinshi twarahunze hari uguhunga tukagera Igitarama ubwo nagira ngo ndase ku ntego twihute nongera kugaruka aho ngaho bese ariko hari ahantu habiri mvuga ngo Imana yantabaye cyane njya nibuka nkagira n'ubwo hari ubwo twagize Igitarama urumva nakundaga n'abayisilamu kuko hari umuhungu bitaga Shafi nawe twari twabanye Kabuga yari umwisilamu turajyana tugeze Igitarama ahantu twaraye noneho byabaye ngombwa ko tujya gushaka ibyo kurya ku munsi wa kabiri umunsi wa mbere nabonye inzu itinjiyemo umuntu noneho ndavuga intanzu ntikitajyemo ubwo nta nyirayo ifite ku munsi wa kabiri tuyijyamo tugiye kubona tora umuntu araje ashari ninjoro afite yiharaza afite ibishenete by'amasasu aratubwira ati kuki mwaje mu nzu yanjye nabwira twabuze aho turara twirarira hanga kuko twabonye ko nta muntu wari wirimo ariko nyine urukundo nyine rwari rwarabuze nyine aravuga ati kuki mutagiye mu zindi nzu mukaza mu yanjye ni inkotanyi zabatumye ngo muze mu nzu yanjye inkotanyi ntawe uzizi ku maradiyo uziko amaradiyo za RTM n'iki n'uwagiraga ni radio Rwanda abantu bakundaga kumva ntago bavugaga n'amakuru nyine ni ya makuru nyine yabo noneho turabwira nta inkotanyi zuzi mutuyehe ndababwira twebwe tuvuka ahangaha naha none aha ni muri Masaka muvuga ko muvuka ibicumbi kuki mwaje hano muri Masaka iyo ngingo kadutsinda ngo mwari mwaje kundiba kugira ngo banyice abaradusohoye hanze murambye amaguru kajya kumva abantu bati tuzana ariko ubuhire bwacu bwabo babaga bafite bakabivuga bivuze ngo yari ari kumwe n'abandi bantu hari abantu n'ababaga mu mahema aho ngaho abantu nyine barahurura bazi ngo inkotanyi zafashwe ariko kwa kundi navuze ngo ubwo bazabatarantabaza kubwo ubuntu bw'Imana mbona umuntu aturutse epfo ngo nabaje kureba inkotanyi bafashe asanga tesha we nturo kwa nta neza akaba umugore wambabazira Ramazani nayo yavukaga i Masaka ngo se nta neza ntavuka i Masaka ntiyego umugabo ahise atubwira muri iryo joro ngo mugende musubire inyuma sanga inkotanyi zene wanyu Kigali nimukomeze imbere ninjye hayobora n'umuntu ndabica ubwo tuba tukize gutyo tugaruka hano muri Kigali noneho nge nari mfite hano ku kaguru batigeze bakuramo fragment hasigayemo akantu kaguru karabyimba kangana gutya sigara ironda naho nahaboneye ibintu ubwo najyaga guhingira umuntu kugira ngo mbone icyo kurya bahingiraga 80 bigeze nka 5 negeze baziracitse ntangira gutsiba gufata itaka nkarenzaho ampa 40 njya kuyashakamo ibisheke mbese ibisheke nabyo ubwo nuko noneho ahantu wambashije uti kuki ni iki kintu cyabayeho cyatuvanye mu Buyisilamu none kikagukonveka kuba umurokore hari wenda hano manza kugera namanje ubwo urumva nahise mpunga nongera neherekeza mu Ruhengeri kwa nyogokuru ngira amahirwe sinakomeza noneho hari n'ahantu kwa kundi nkubwira ngo Yesu ni nyine ni ukomeye kwa kundi twavuze ngo abayisilamu ngo wenda ngo hari ibintu baba bafite hari ubwo nigeze kuba ndi gusenga ntorazana kwa kundi ngo Allahu akbar Allahu akbar bya byugu bibiri kuko ya Satani nyine yari iraho ntigeze igenda nyine bituruka mu gisenge cy'inzu biza binyirukanyiye mbirebye umutima uranije
mutima ariko ngo hari ijambo twitwarize mu Islam avuga ngo nikinze ku Mana indinde shitani yavumwe bivuga ngo unzu billahi minashaitani rajim Abayisilamu barabyumva ibyugu bisubira inyuma byiruka noneho ubwo nibwo byagendaga hari ubwo nongeye kuba nice hejuru y'inzu hari umuhungu wa data wacu waje nka saa 11 giye kubona mbona inzoka iguruka injeho ije insanga ubwenge bati wakunamye inzoka mba ndunamye ibiciye hejuru gira amahirwe nyine iri mu kirere iguruka yafatiyeho ubwo rero turakomeza aho hantu byari ibintu bikomeye muvandimwe ni ibintu bikomeye hari n'ababyumva kuva ko ashobora kuba atari byo ubwo reka tuvuge dutya tuvuge ngo uko byasa uko ariko kose Imana iracyarengera umuntu naho yaba ari mu bujiji bwinshi ariko Imana iracyarengera abantu icya kabiri umugambi Imana ifite ku buzima bw'umuntu naho yaca mu bikomeye bingana biti bibasha kumukomeretsa ariko nyuma bikazamugira umuntu ukomeye cyane reka nkubwire ngo nawe ibyo byose nta kindi byabereyeho no kugira ngo Imana ikugire ukomeye uba abantu barimo barakumva n'abazakumva bamenye ko uri umuntu ukomeye kuko uri muravuga Imana kandi uri muravuga izi mbaraga z'Imana uri muravuga uri murazivuga kubwo kugira ngo nabandi bari mu bwihebe bumve yuko nta kwiheba kugihari ahubwo kwiyakurengeye cyane amen ntaho yagiye na nubira cyahari nge rero kimanuka rero ari we Jayib uko rero navuye mu Islam navuyemo nigasego kuko byabaye ngombwa ko njya mu ishuri naje gushaka ishuri nabyo n'ibindi bihamya wenda tuzabishaka ikindi gihe tuzabivuga noneho hari ukuntu abana bajyaga bagira amawevuze mu mutwe ku ishuri nagiraga wevuze kandi Abayisilamu bikaba ngombwa ko batawaza ujya gusenga utawaje kugira ngo nyine kwa kundi ujye gusenga mu rusengero nge nashyiramo amazi wevuze zanjye zikagenda ncika intege sinjye njye gusenga ngeze aho ndarega intege aho kugira ngo nishushanye gusenga ndabiretse nikurikire wevuze zanjye kuko mbona arizo nziza noneho ubwo gusenga ndabiretse ndangije kwiga ngeze mu mwaka wa 6 aho nakoraga aho nabaga ndi narasabye nyine akazi kuko nakoraga akazi gashinzwe umutekano mpahura n'umukobwa w'umurokore noneho umukobwa w'umurokore arambwira ati nta handi hari ubuzima ngwino nkwereke tujyane gusenga usibye kwa Yesu noneho ubwo niho navuze nti ngewe Isilamu ndabuparitse ninjira kwa Yesu ninjire hehe kwa Gitwaza muri zone temple ariko ninjiramo ntarimo nkurikiye wa mukobwa nukuvuga ngo agakiza naje kukakira nyirizina ukiraho utaza guhusha bivuze ko abo tubona mu madini bose ntabwo ariko bose bajyanywe na Yesu yego harimo n'abafatiwe bavuga bati ntazancika urabona urumva muvandimwe ufite ikibazo gikomeye cyane niba uri kwa Yesu ujyanywe n'umuntu ntabwo uzaramba n'ukuri Bibiliya irabivuga ni mu Migani 21:16 ngo umuntu ujarajara akava mu nzira y'ubwenge azaba mu iteraniro ry'abapfapfa cyari ry'abapfuye kuvuga ngo nanjye nari ndimo urumva ugasanga niho nkubwira aho ejo wagiye ahango baguhanuriye ibitari byo ejo bundi wagiye aha urumva 2007 kugeza nabaye imyaka 11 yose ndi umurokore ariko utari umurokore imyaka 11 yose ubwo ni 2018 hanyuma reka ngushimire muvandimwe bitewe n'igihe kitari gito ntabwo igihe gito cyangwa se amasaha arimo aratujyana turabizi ko turi no mu bintu byaguma n'ahantu bikaze nyine twumvise amateka yawe yaho wavuye ibyagurukaga ibyugu n'ibiki abantu bamenye ngo Satani ariho kandi ntabwo ari umunyantege nke aracyafite no kwirwanaho ubwo abasha no kugurutsa inzoka akagukoresha ibyugu birumvikana ko mu by'ukuri aracyarwana ikigeretse kuri ibyo reka mvuge ngo muri ubu buhamya bwose ikintu numvise mu byo utubwiye ababyeyi
ababyeyi bahemukira abana buriya guhemukira baravuga mu kinyarwanda ngo utazi umwana yima umukungu. buriya ugiriye nabi umwana uba umukoshereje cyane. bivuze ngo amateka y'urugendo wagiye unyuramo ni amateka ava kuri nyoko wagize. mu yandi magambo yararebye aravuga ngo aho kugira ngo nshyire amarangamutima ku mwana ariko mbura umugabo sinibonere gahunda nyine uburyo bikaze reka niyambura umwana. mu by'ukuri hariya hantu ni icyitonderwa. mubyeyi tumuziho impuhwe aremera akavuga ngo aho nzagwa niho umwana wanjye azagwa. hari ahantu mubyeyi wawe yaratsinzwe. ababyeyi simbizi niba bakiriho ariko reka mvuge bagenzi babo bakiriho bagifite imyumvire yo kubabaza abana, mbabwire ko atari ikintu cyiza. hanyuma ikindi numvise nibigendanye n'abantu na bya bindi twarimo tuvuga. mu by'ukuri ntabwo uburokora ari igitutsi si n'igitokozi. kuba umukirisitu si igitutsi si n'igitokozi, ariko abagenzwa n'akandi kantu katari ubukirisitu mu buryo bwumvikana nibo bakomeje gutukisha iki abakirisitu. hanyuma iki kiganiro ndibwira ko tuzagikomezaho. reka nibutsa abavandimwe bo kuri TV ndetse na Manu Rwanda TV ndetse na Elayo TV, mbabwire ngo mukomeze kudushyigikira mukurikirana ibiganiro byacu. hanyuma reka mbwire uyu muvandimwe mubwire nti uko byasukwa ariko kose ubuhamya bwawe ndumva ari ubuhamya bwiza mu buryo bwumvikana. ubutane tugaruka uzatubwira uburyo waje nyuma y'imyaka 11 uburyo waje guhinduka noneho umukirisitu, kuko ndahamya neza yuko ntabwo ukiri muri urwo rujarajaro rwo kubaho ukurikiye umuntu. ndahamya neza ko ubu wamaze noneho kujya mu nzira ya nyayo iboneye mu by'ukuri yo kudakurikira umuntu ahubwo noneho ukurikiye Kristo. hanyuma reka turimo dusoza, niki wabwira abantu bagukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye, mu Burayi, muri Amerika, Aziya ndetse na Oceania, muri Afrika n'ahandi, kuko bazagukurikirana ndabizi ibi biganiro byacu bubuhamya bazabwumva. uwakubaza rero wakenera kukubaza kugira ibyo gusobanuza yakubona ati kumbona mfite telefone ngendanwa 0788 subiramo twumve 0788 aha 61 hanyuma Imana ibishimire cyane. ngira ngo ibyo aribyo byose tuzongera tugukenere vuba, kuko urumva mu by'ukuri ibi bintu nta hantu hari ibintu wari utaradupfunyukurira, kuko ndimo ndumva inyuma hangaha hari ibindi bintu hari ibintu byiza cyane. urumva imyaka 11 uri umurokore utariwe harimo iby'Imana. ukeneye kumenya uburyo waje kwisobanukirwa ugahita ugira gute ugahita uba umurokore nyawe. hanyuma ariko kubera ko nyine igihe kirimo kiratugendana, reka tubabwire ngo bakunze mukomeze gukora share, like, comment ndetse na subscribe kuri TV ndetse na Elayo TV ndetse na Manu Rwanda TV.